Yes, ni igitaramo cyiswe Kigali Fiesta cyaberaga hariya Kigali Arena kuri uyu wa gatandatu tariki 13 z'ukwa 11 mu mwaka wa 2021. Ni igitaramo cyatumiwemo abastar benshi batandukanye ndetse harimo na Omar Lay waturukaga mu gihugu cya Nigeria. Akaba ari igitaramo rero yahuriyemo n'abahanzi benshi bo mu Rwanda. Tuje kubabwira byinshi mu byaranze iki gitaramo. Nkubwira ngo kanda subscribe niba utarabikora ndetse ukanashiyohereze n'abandi. Nkaba nitwa JC nk'ibisanzwe ni kuri Mwarimu TV. Yes, hanyuma rero bimwe mu dushya twaranze iki gitaramo cya Omar Lay kuri uyu wa gatandatu, yagiye avugwaho ibintu byinshi cyane, harimo nko kwanga kwakirwa cyangwa se nk'uko bisanzwe mu muco wa Kinyarwanda ubundi ugomba kwakira umuntu. Yes, umuntu uje kugana w'umushyitsi ugomba kumwakira. Uyu musore rero siko byagenze ubwo yazaga kwakirwa ku kibuga cy'indege azaniwe indabo nziza cyane n'abakobwa b'Abanyarwandakazi. Yagize ati rakarakara, arazanga bwite kweri indabo bamuzaniye arazanga, arangije maze yikorera mu mufuka arikomereza n'amabansa yiwe. Hanyuma rero bamwe batangira kuvuga ati biraza kurangira bite, abandi bati reka turebe. Yes, hanyuma rero yaririmbye iminota 40 yonyine gusa ku rubyiniro. Ni ibintu byari bitangaje, iminota 40 ku muntu uje gukora concert. Okay, ntabirenze. Hari saa 5:59 rero nibwo yajyaga ku rubyiniro, aribwo yajyaga gutaramira Abanyarwanda hano Kigali Arena. Hanyuma rero sasa mu tundi dushya twaranze iki gitaramo, ni umustar wajimije amatara neza bwite kweri kubera indirimbo yiwe ikunzwe cyane Itara. Ni Davis D, muramuzi cyane, afite amateka menshi. Hanyuma rero ubwo yaririmbaga Itara, amatara yahise azima neza kweri pe, arazima maze Kigali Fiesta iba Kigali Fiesta neza, abantu barahagarara, hanyuma abandi baraserebura neza, ibintu birashyuha cyane. Hanyuma rero Omar Lay akaba yijeje Abanyarwanda yuko azanagaruka kubataramira nubwo bamwe bagiye banuba abandi babifata nabi. Hanyuma rero bamwita Airways wa Yezu Ariel, nawe yarahari cyane, we na Juno Kizigenza baririmba away kabisa. Akaba ari indirimbo yagiye yamamara cyane, yagiye ijya mu mitima y'Abanyarwanda ndetse no hanze yarwo. Hanyuma rero hakaba hari abahanzi benshi bari bariyo nka Eshkaven ndetse na Bushari Bushido, nawe yarahari cyane mu Kenya Trap, mu njyana yabo ibise Kenya Trap, nawe yarahari. Hanyuma rero utundi dushya twagiye turanga iki gitaramo, ni abanyamakuru bagaragaje kwinubirwa n'uyu mustar w'umunya Nigeria Omar Lay kabisa. Akaba yabateye shoti hasi neza burundu, arabasuzugura kugeza ubwo bamwe bagiye bavuga ati nta kundi nyine. Gusa benshi bavuze bati biragaragara mu myaka yuko ari muto, nubwo mu muziki ari munini ariko ni muto cyane nk'uko ubibona. Hanyuma rero mu dushya twagiye turanga iki gitaramo, nuko umustar Eshkaven yaje neza nawe ndetse na Bushari Bushido muri Kenya Trap neza, batwika stade ndetse batwika stage, ibintu birakomera cyane. Hanyuma umustar Davis D akaba yanditse amateka, ari nako Platini P, muramuzi cyane, nawe ariyo arashyushya Abanyarwanda abataramira cyane. Byari byiza cyane nubwo bamwe babyinubiye abandi bakabyumva ukundi, ariko nta kundi. Umustar Omar Lay akaba rero yasoje ku minota 40 agira ati ndabashimiye cyane kandi ndabizeza yuko nzagaruka kubataramira hano i Kigali. Yes, akaba ari igitaramo rero cyaberaga Kigali Arena cyiswe Kigali Fiesta, cyatumwemo abastar benshi batandukanye, Abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga nk'uko byari byarateguwe. Yes, nitwa JC wari uri kuri Mwarimu TV, nandiko kwereka Kigali Fiesta uko byari byifashe, ari nako nkubwira ngo kana subscribe ndetse ukanda share uhereze n'abandi bamenye byinshi. Ibiganiro byo nakagaruka, ni za nkuru nshyashya zigenda zicara ku mbuga nkoranyambaga. Yes, hanyuma rero nakubwira ngo inkuru nakagaruka. Ciao, komeza urebe video zacu nakanda share uhereza n'abandi.